Wow, mu gihe hasigaye iminsi mike cyane ibarirwa ku ntoki rwose ngo tube twataha ubukwe bwa Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we mukamisha Irene bakundana cyane ndetse bakaba bamaranye n'igihe bakundana. Harabura iminsi mike cyane, ariko muri iyo minsi ibura nyine murabizi ko habanza kuba ibirori byinshi bitandukanye. Kuri iki cyumweru rero cyashize ubwo ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo habaga ibirori bizwi nka Bridal shower, aho abakobwa b'inshuti za Irene bari bamusuye cyangwa se bari bahuye hanyuma barishimisha cyane. Murabizi ibibera muri Bridal shower byari ibirori bidasanzwe, byari ibyishimo byinshi, akanyamuneza kari kose. Ndagira ngo tubane neza muri iyi nkuru, ngo hayikaze kuri ADMOUNT Niyo. Yes, nyemerera nongere ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, aho uri hose ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri ADMOUNT Niyo. Nkunda kubivuga kenshi, uyu ni umuryango kandi buri wese aba yemerewe kuba umwe mu banyamuryango. Kuba umunyamuryango nta kindi bisaba rero no gukanda kuri subscribe, hanyuma tukajya twibanira mu biganiro byinshi bitandukanye. Ushobora kubukunda rero ibijyanye na showbiz, ibijyanye n'amakuru abagezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibyiro bicicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, nibyo ngenda gutegurira hanyuma nkabizana tukagenda tubiganiraho akantu ku kandi. Hari igihe utabonye umwanya wo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ngo urengo byire bimeze bite, byire byifashe bite, hanyuma rero niyo mpamvu mba mpari kugira ngo mpakubere hanyuma mbizane tugende tubiganiraho. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero nukuri ntugende udakanze kuri subscribe, hanyuma tujye dukomeza twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Rero ku mugoroba washize, ni weekend yashize, habayemo ibirori byinshi bitandukanye, habayemo ibitaramo byinshi bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihe abantu barimo baranitegura kuba basoza umwaka wa 2025 binjira mu mwaka mushya wa 2026. Ariko muri ibyo birori byose byagiye biba ibyinshi twagiye tubigarukaho, n'ibya mbere ya weekend byose twagiye tubigarukaho, ndetse n'ibindi biri imbere nabyo tuzagenda tubigarukaho muri video zigiye zitandukanye. Ariko ndagira ngo muri iyi video tugaruke cyane ku birori byabaye by'umukunzi wa Niyo Bosco, mukamisha Irene cyangwa se mukamisha Irene bitewe n'ururimi ubisomamo. Mu Gifaransa ni Irene, hanyuma mu Cyongereza ni Irene. Rero baje guhira gutya bakora ibirori bidasanzwe, bakora ibirori byinshi byo kwishimirwa cyane, bari bishimye pe, akanyamuneza kari kose nk'uko babigaragaje ku mbuga nkoranyambaga zabo. Bagaragaje ko bari bishimye cyane ndetse banezerewe kuri uyu mugoroba, ndetse kandi banagaragaza ko baniteguye cyane ubukwe bwa Niyo Bosco ndetse na mukamisha Irene. Ubundi mu minsi yashize nibwo nanone bagize gutya. Niyo Bosco ubundi mu kwezi kwa 9 hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo Niyo Bosco ubundi bwa mbere yabanje kwerekana ko afite umukunzi, ubwo yari yagize isabukuru y'amavuko. Hanyuma Niyo Bosco agatungurana cyane amupostinga, hanyuma akarenzaho n'amagambo menshi cyane meza y'urukundo, avuga ko akunda n'uburyo amukundamo, ngo atamukunda gusa, byinshi bitandukanye, ndetse bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Buri gahunda rero batangiye kumenya ko Niyo Bosco yaba yaragiye mu rukundo, hanyuma rero batangira kubaza Niyo Bosco bimeze bite, uriya mukobwa wapostinze ukavuga ariya magambo. Aravuga ati mutegereze mwege gatoya cyane. Bidatinze koko ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 ubwo nyine nibwo Niyo Bosco yaje kuba atungurana yambika impeta ya fiançaye umukunzi we. Hanyuma rero ubwo ngubwo ibinyamakuru byari bihari, abantu benshi bari bahari rwose, ubona ko bishimye cyane, ndetse banabwira Niyo Bosco ati kabisa komereza aho, uteye indi ntambwe. Hanyuma rero nyuma yaho nibwo Niyo Bosco yaje gukora ikiganiro, bamubaza ku bijyanye n'umukunzi we, amubaza ese bimeze bite, wowe n'umukunzi wawe murateganya ubukwe vuba, bimeze bite, ngagenda agira amakuru amwe namwe agenda atangaho. Ubwo n'ibiganiro nyine byagiye biba nyuma yuko amwambitse impeta ya fiançaye. Hanyuma Niyo Bosco bidatinze yaje kubabwira ko rwose ubukwe buzaba mu kwezi kwa mbere 2026, ariko icyo gihe yaratangaza itariki y'ubukwe bwabo. Bidatinze mu kwezi kwa 12 ubwo hari ku itariki 16 naho hari ku itariki 10
z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo Niyo Bosco nanone yaje kugira gutya agatungurana cyane agahita ajya mu murenge we n'umukunzi we bakajya gusezerana imbere y'amategeko. Byari ibirori bidasanzwe, byari ibirori byishimiwe cyane n'abatari bakeya, ndetse kandi bikaba ari ibirori byagarutsweho cyane mu itangazamakuru. Abantu benshi bavugaga bati byagenze bite kugira ngo umunyamakuru Irene Muri ndahabi ndetse na Vestine na Dorcas babe batabonetse muri uku gushyigikira Niyo Bosco, kandi bizwi neza nk'umuntu babana mu buzima bwa buri munsi, bizwi neza nk'umuntu bafatanya kwandika indirimbo mu buryo butandukanye. Byagarutsweho cyane, abantu benshi babyibazaho bati byagenze bite kugira ngo bataza kuboneka mu gushyigikira Niyo Bosco. Ariko ibi ngibi wenda birashoboka cyane ko bari bafite ibindi barimo, cyane cyane ko nabo muri iki gihe bafite akazi katoroshye, bafite ibintu byinshi, cyane cyane none ko bavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hari igihe abantu bahitamo kutagaragara bitewe n'uko hanze aha naho biba bitoroshye, ntabwo biba byoroshye urumva. kandi ku musitari nk'uyu nguyu Niyo Bosco niba yakoze umurenge, haba hari ibinyamakuru byinshi bitandukanye bibuze kubagarukaho cyane, bibuze kubavugaho byinshi bitandukanye. Rero hari igihe nyine uhitamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugahitamo kuba utagaragara, ntago wajya kubijyamo cyane ngo ugiye kuba wabyivangamo. Icyo nshaka kugarukaho rero, nyuma yaho rero Niyo Bosco yari yatangaje ko bafite ubukwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2026. urumva ko ni iminsi iri kubarirwa ku ntoki, ni vuba cyane. Niyo Bosco agira aravuga ati rero muri uku kwezi kwa mbere ko byagenda kose ubukwe ngomba kuba mbubatayemo. Rero imyiteguro ni myinshi, akanyamuneza ni kose na Niyo Bosco ku mbuga nkoranyambaga ze aragaragaza ko imyiteguro ayigeze kure, ubukwe rwose ari vuba cyane. Abategura amakote, abategura intwererano, mutangire mwitegure kuko ubukwe bwo bwamaze guhumura. Icyakora njyewe iyi couple nanayikunze, numvise inkuru yabo y'urukundo, numvise uburyo bamenyanye kera bakamara n'igihe rwose, numvise ari ibintu bidasanzwe, numvise ari ibintu byiza, ni ibintu byiza cyane. Ndetse na Niyo Bosco biramushimisha cyane kuba yarabonye umwe mu bakobwa murabizi ko bari abakobwa benshi batandukanye babishakira byinshi bitandukanye. Urabona ko Niyo Bosco ni umuntu w'umusitari, ariko navuga ko kuba yaragize amahirwe akomeye agahura na mukamisha Irene bakamarana igihe, agafata igihe kinini cyo kumwigaho, agafata igihe kinini cyo kubana nawe kugira ngo arebe koko niba yamuveramo umukunzi w'ibihe byose. Ni ukuri ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byiza cyane ndetse byo kwishimira. Rero iyo ugerageje kumva zimwe mu nkuru zitandukanye z'urukundo rwabo, uburyo bakundana, uburyo buzuzanya, wumva ko ari ibintu bidasanzwe, ndetse ni n'urukundo buri wese yakabaye kuba yifuza nyine kuba afite. Urukundo nk'urwo ngurwo ruboneka hake, urukundo nk'urwo ngurwo cyane cyane no ku muntu nka Niyo Bosco ufite ubumuga bwo kutabona, ntabwo biba byoroshye. Ni ikintu kinini kandi cyiza, ni ikintu cyo kwishimirwa. Ni ukuri Imana ni igitangaza kandi cyane. Ngayo nguko rero nibyo ngibyo numva twagarukaho muri aka kanya, nibyo ngibyo bijyanye n'ibirori byashyushye cyane kwa Niyo Bosco ndetse na mukamisha Irene. Turakomeza tubane mu bindi biganiro bitandukanye, ndetse no mu bukwe muzaze tubane akantu ku kandi. Nutabasha kugerayo uzakomeze ugume hano kuri ADMOUNT Niyo, akantu ku kandi agashya kazagenda kabamo, buri kantu kose kadasanzwe tuzagenda tukagarukaho. Icyo usabwa ni ukubana natwe. Niba utarakanze kuri subscribe wibuke uyikande, hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.